Mu buzima uzahura n'abantu batatu b'ingenzi. Hari abantu bameze nk'ibibabi by'igiti, abandi bameze nk'amashami y'igiti, ndetse n'abameze nk'imizi y'igiti. Abantu bameze nk'ibibabi by'igiti, aba ni abantu baza mu buzima bwawe by'igihe gito bitewe n'igihe urimo cyangwa ahantu uherereye. Nk'uko igiti kigira amababi amera mu gihe cyiza hanyuma akazuma, abo bantu baraza bakagenda, kandi umubano nabo nturamba. Si abo kwishingikirizaho cyangwa kwizera cyane, ariko ntibakakubabaze, ahubwo ujye ubigiraho isomo. Menya ko bagira akamaro gato mu gihe cyabo, ariko ntugatinye kubarekura. Abantu bameze nk'amashami y'igiti bo, aba ni abantu baza mu buzima bwawe bakaba nk'amashami y'igiti, bagukomeraho bikomeye kandi bakagukomeza igihe runaka. Wabizera, ariko ujye umenya ko amashami nubwo akomeye ashobora gucika igihe umuyaga ukomeye cyane. Iyo uhuye n'ibizazane bikomeye cyane, birashoboka cyane ko bamwe muri bo bashobora kugucikaho cyangwa kutagufasha uko wari ubyiteze. Ni ngombwa kumenya ko abo bantu bagufasha igihe runaka, ariko ntabwo bose bazihanganira ibibazo byawe bikomeye. Gusa igihe cyose nubwo bashobora kugucikaho, ntibikakubabaze, ahubwo bijye bikwigisha isomo. Abantu bameze nk'imizi y'igiti bo, aba ni abantu bafite agaciro k'ikirenga mu buzima bwawe. Bameze nk'imizi y'igiti kuko badakunze kugaragara cyane, ariko bakaba aribo batuma ubuzima bwawe bukomera. Aba bantu bifuza iterambere ryawe mu by'ukuri, barigiramo uruhare kandi rirabanezeza. Bagufasha mu buryo butagaragara kandi ntibigambe ibyo bagukorera. Iyo ugize ibibazo, nibo bagira uruhare rukomeye mu kuzahuka kwawe ugasubira ku murongo. Abo bantu ni bake cyane, kandi nuramuka ugize amahirwe yo kubabona mu buzima bwawe, ujye ubakunda kandi wubahire urwo rukundo rwabo rw'umutima.